Niba uri wa muntu ushaka kumenya ukuntu yakemura ibibazo cyangwa se ushaka gukoresha tekinoloji mu buryo bumugirira umumaro, niba uri wa muntu ukunda kugira ibibazo kuri computer, ugasanga wenda umuntu aravuga ati computer yanjye bayihakinze, antivirus yanjye yarangiye cyangwa se nta antivirus ugira, ese antivirus irakenewe, cyangwa se umwanya wanjye wa computer washize ntabwo nzi aho wagiye, ukuntu ushobora gukoresha social media mu buryo bubasha kukungura, mu buryo bubasha kukugirira umumaro, ukuntu ushobora gukoresha tools zitandukanye za internet, web, ibintu bigiye bitandukanye ndetse na AI, artificial intelligence. Ubu ngubu abantu benshi bari gukoresha AI mu bintu bitandukanye, nyamara abantu benshi nta nubwo bazi gukoresha AI. Niyo mpamvu niba uri uwo muntu ushaka gutera imbere akoresheje tekinoloji, ushaka kwifasha akoresheje tekinoloji, ushaka gukoresha tekinoloji mu bintu byamugira umumaro, mu buryo buri safe, mu buryo bumuha umutekano, mu buryo bwiza bwamugeza ku iterambere n'ibindi bintu byiza cyane, sinzi uko nabisobanura, ariko icyo nshaka kukubwira ni iki ngiki. Nshaka gufasha abantu mu buryo bashobora gukoresha tekinoloji, kandi byinshi nzabitangira ubuntu kuri YouTube, TikTok ndetse no kuri WhatsApp. Ubasha kumbashiza ikibazo ushaka, ubasha kumbwira ikibazo ufite nkagufasha kugikemura. The sky is the limit. Niyo mpamvu ngusaba gukurikirana imbuga nkoranyambaga zanjye, harimo YouTube, harimo TikTok ndetse na WhatsApp. Kuri YouTube tuzajya dushyiraho amasomo atandukanye ku bintu bya tekinoloji, ibintu bigiye bitandukanye, gukoresha iyi tool, gukora ibi n'ibi, ukuntu wafata computer yawe neza n'ibintu bitandukanye. Kuri TikTok nabyo ni kimwe, tuzajya ducisha amakuru y'ingenzi, ibintu byiza abantu bashobora gukora kuri internet bikabagira umumaro. Kuri WhatsApp group tuzacishaho noneho ni channel abantu bazajya babaza ibibazo, ducishaho amakuru agezweho muri tekinoloji, ukuntu bakemura ibibazo. Ibintu twashize kuri YouTube tuzajya tubicishaho, abantu bashobora kubaza ibibazo byose bigakemurwa. Icyo ngusaba ni uko following izo mbuga, link zikugeza ku izo mbuga uri buze kuzibonaho, uri buze kubona iyi video hose. Niba iyi video uri kuyireba kuri YouTube, ushobora gufollowinga iyo YouTube channel mu buryo bworoshye. Niba uri kuyibona kuri TikTok, ugomba gufollowinga nyine aho uri kuyibona. Kandi niba ushaka kudufollowinga kuri WhatsApp, link iri buze kugaragara, uri buze kujyaho hanyuma udufollowing. Niyo mpamvu nifuza gufasha abantu benshi, kuko mfite ubumenyi bwinshi mu bintu bigiye bitandukanye. Tuzajya tukubwira icyo ukeneye kandi tukwereke n'uko wagikora. Icyo uzabona ni uko tuzatuma umenya gukoresha tekinoloji, tuzatuma umenya gukoresha tekinoloji mu buryo buri safe, mu buryo utanze umutekano kandi mu buryo bukugirira umumaro. Ikindi, aho uzagira ikibazo hose mu byo uzaba uri gukora byose, izi channel tuzaba dufite uzajya uzubaza ikibazo, dushireho video call, tugere gute kugira tugufashe gukemura ibibazo ushobora kugira. Turahari ku bwawe, nawe ngwino udufollowing, usharing n'abandi, hanyuma urebe ukuntu isi iri digital ikuryohera.